no Uwiteka yabanye natwe. Jya wibuka imirimo Uwiteka yakoze, jya wibuka nubwo ahuye n'ibikomeye ariko hari ibyiza Uwiteka yagiye akora, hari imirimo yagiye agukorera nawe urabibona. Ijya ubyibuka. Satani nagutera akagutera kwiganyira, akagutera kumva ko Uwiteka yakuretse, ujye umubwira ibyo Uwiteka yakoze. Hari byinshi yakoze, genda biza umutima wanjye urabizi neza. Hari ibyo ankorera ko ngiye gusenga ndabanza nkamubwira ndagushima Mana wankoreye. Turabasuhuje nanone. Mana iduhana umugisha mu izina rya Yesu, amen. Turacyakomeje tuganira ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya nibivuga ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye n'umucyo umurikira. Ijambo ry'Imana rero ni ryiza, kubaza Imana n'umucyo utumurikira, kandi kubatarayimenya nabo iyo bayemereye ribabera umucyo ubamurikira. Umucyo utumurikira ni igihe ugeze muri situation runaka ukaba utabona inzira, ukaba utabona igisubizo, ijambo ry'Imana reka kumurikira. Ndibuka igihe kimwe nigeze mbivuga, hari igihe nari mfite confusion, donc mfite ishidikanya ntazi icyo nkwiye gukora, nuko umuntu w'Imana nyohereza ijambo ry'Imana kuri abantu boherezanya ama message, nuko riza ari igisubizo, mbese ari umwanzuro w'icyo kintu narindiho nshidikanyaho nibaza inzira nkwiye kunyuramo, nuko rinzanira igisubizo. Nuko rero ijambo ry'Imana ritubera umucyo, ribe itabaza ry'ibirenge byacu, kandi rikatubera umucyo utumurikira. Tujye kuganira ijambo riri muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 14 kugeza 17. Josué 24:14-27. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 14 kugeza 17. Haravuga ngo, nuko noneho mwubahe Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana z'abasogokuruza banyu bakoreraga hakurya rwa ruzi muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Ku murongo wa 15 ngo, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, ni mwitoraniriza uwo mukorera, niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Umurongo wa 16 aravuga ngo, abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye mu Egiputa n'abasogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa, kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturinda mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo. Amen, amen, amen. Aya ni amagambo Yosuwa yagendaga asubiramo, agenda yibutsa ubwoko bw'Imana, agenda yibutsa Abisirayeli ubwo bari mu rugendo bava mu Egiputa bajya i Kanani. Agenda bibutsa rero, ni nkuko umubyeyi ajya yicaza abana akababwira ati, bana mujye mwitwara gutya, mujye mwitwara gutya, mujye mukora gutya. Dufite umwana umwe, iyo turi gusubiramo mbese turi kubabwira uko bitwara, uko bakwiye kugenda, iyo utangiye kuvuga akubwira ati, ibyo ngibyo ndabizi, wamubivuga. Tukamubwira tuti, ntacyo reka tubisubiremo. Donc hahandi Salomo yavuze ngo ugisha umwana inzira azanyuramo azarinda asaza atayivuyemo. Kwigisha rero ntabwo ari ikintu uvuga uyu munsi gusa ngo kirarangiye, ahubwo ugenda ubirepeta bikaba mu mitima y'abantu. Yosuwa rero nawe niko yabigenje, yagendaga agera mu nzira, ubu yari ari hafi kurangiza urugendo rwe, aragenda akongera akabicaza akababwira ati, none se turacyakomeje iyi Mana yacu turacyakomeje kuyiringira, dukomeze tuyikorere, cyangwa se murumva mushaka gukurikiza za mana z'abasogokuruza banyu? Imana z'abasogokuruza babo zari nyinshi, hari igihe bageragaho bagakumbura mu Egiputa, bagakumbura ngo amadegedege, bagakumbura bya biryo bariragayo, gukumbura mu Egiputa kwari kwa kundi
babaga ba Robert babaga intagondwa kuri Mose, bakamubwira batari ko ni wowe gusa Imana ibwira, twebwe ntiyatubwira, cyangwa abandi bamubwiraga bamurwanyaga nuko umuriro isi kabamira. Donc ibyo byari imana z'abasogokuruza zari nyinshi. Twebwe muri iki gihe cya none imana z'abasogokuruza zaba nyinshi, zaba ari ukwangana, ugasanga mu muryango runaka ibindi byose biragenda, ariko kwangana ugasanga n'umwihariko wabo. Izo ni imana z'abasogokuruza. Cyangwa se ugasanga amahane muri uwo muryango na amahane, ibindi byose byagendaga, ariko amahane ugasanga niyo aranga uwo muryango. Akababwira ati ese noneho dukurikize za mana z'abasogokuruza, tugende nk'uko bagendaga. Niba baranganaga twangane, niba barabagome tuba abagome, niba bagiraga nabi tugire nabi. Ariko ngo baramubwira bati no, biragatsindwa n'Uwiteka, biragatsindwa kudakorera Uwiteka. Yakoze ibikomeye, yadukuye mu Egiputa, yabanye natwe mu rugendo, yarinze basogokuruza, yakoze ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye twarabibonye. Aravuga ngo biragatsindwa kumureka. Haleluya. Nagira ngo nanjye iri jambo ryamfashije ngo biragatsindwa kureka Uwiteka. Ni kwa kundi nyine iyo duhuye na bene data tuvuga neza, dusenga neza, ku cyumweru twambara neza tukajya mu materaniro. Ibyo ngibyo ni ugukorera Uwiteka turyarya. Igihe tugaragara neza ko twagiye gusenga, ni haleluya n'iki, ariko twaba tugeze mu rugo ugasanga turirwa tuvuga n'aba bantu abo twabonye, nta jambo ryiza ritubamo ryo kwankuraje abandi, ryo gukomeza abandi. Ahubwo tugeze mu rugo abana ntibamenye itandukaniro, se mama wo mu rusengero niwe mama wo mu rugo. Donc babona itandukaniro ko bavuga bati Yesu aramutse aje mama ari mu rusengero yajya mu ijuru, ariko ageze mu rugo sinzi ko yamujyana. Ibyo rero no gukorera Uwiteka turyarya. Ariko gukorera Uwiteka tutaryarya ni igihe ujya mu rusengero ukumva ijambo ry'Imana, ukumva icyo rikubwira, ukagenda ukarikira mu bikorwa, ugafata umwanzuro mu mutima wawe. Niba bigishije gusenga, ukagira igihe cyawe cyo kwiherera, ugasenga Imana, ugasengera ubugingo bwawe, ugasengera abana bawe niba ubafite, ugasengera abavandimwe niba ubafite, ugasengera ababyeyi niba ubafite, ugasengera abaturanyi, ugasengera igihugu, ugasengera ibyifuzo bitandukanye, ugasengera itorero. Ni kwa kundi ufite inama ukabona ko uyu muntu ari kunyura mu nzira mbi, ukabireba ukabyitegereza, ariko ukavuga ati ariko uyu muntu aramutse amenye iki kintu yitwaye gutya byagenda neza. Noneho ugafata umwanzuro wo kugenda ukamugira inama. Uko nguko no gukorera Uwiteka tutaryarya. Gira ishyaka, kiramo imbaraga, nanjye ngira ishyaka, dukorera Uwiteka tutaryarya. Yosuwa rero aragenda arabibutsa nk'uko umubyeyi yibutsa abana, aragenda arabibutsa ese murashaka ko twitwara nk'abasogokuruza uko bitwaraga? Murashaka ko twitwara nk'abariya batasi 10 bahakanye imirimo y'Imana, barebye kubigaragara gusa? Ariko Yosuwa ngo akavuga ati no, Uwiteka yabanye natwe. Jya wibuka imirimo Uwiteka yakoze, jya wibuka nubwo wahuye n'ibikomeye, ariko hari ibyiza Uwiteka yagiye akora, hari imirimo yagiye gukorera, nawe urabibona. Ubyibuka. Satani nagutera akagutera kwiganyira, akagutera kumva ko Uwiteka yakuretse, ujye umubwira ibyo Uwiteka yakoze. Hari byinshi yakoze, ngenda biza, umutima wanjye urabizi neza. Hari ibyo ankorera, ko ngiye gusenga ndabanza nkamubwira, ndagushima Mana wankoreye ibi ngibi, wampaye ibi ngibi, wampaye kwiga, ubwo kwiga byari bigoye, uncira inzira ndiga, ikigeretse kuri ibyo unzana i Burayi, niga ni Burayi, ndahakorera, ndahashakira, ndahabyarira. Mwami ndagushima, nubwo wenda ari mu madifisire ndi gutraversa, ariko we wabanye nanjye muri iki gihe cyashize, urabana nanjye kuko udahinduka. Haleluya. Nuko Yosuwa rero arabibutsa, arababwira ati nimureke dukore Uwiteka tutaryarya, nimureke dukunda abantu, nimureke dufashanye, nimureke dusengerane, nimureke ufite icyo arusha mugenzi wa kimwe. Icyo mvuga icyo arusha mugenzi we ntago ari amafaranga gusa, ahubwo ni inama nziza. Mu mama ukuze mu rugo, wegere urubyiruko, wegere aba bajene mariye, ubagira inama, ubabwira ukuntu bitwara. Ubu kuri za social media hariho ibintu utamenya iyo biva niyo bijya, ariko wowe ufashe umwanya, niba ari abo muturanye, niba
muziranye niba ari bene wanyu ugenda ubagira inama, tumudamu yitwara gutya mu rugo. Social media ziri kunyuzaho ibintu byinshi biri guconfusinga abantu bakibwira ko ingo zubakwa kuriya, ariko wowe mu mama wowe ubatse mu rugo, wowe umaze kugira experience, sanga abo bana abo bajene mariye ubagira inama ukuntu umuntu yitwara mu rugo, kandi Imana izaguha umugisha. Uko nguko niko gukorera Uwiteka tutaryarya. Ufite icyo urusha mugenzi wawe, umurushije gusenga se wiyiriza ubusa, wenda we kwiyiriza ubusa nta bimenyereye, ariko umwigishe. Ndibuka umudamu umwe yanyigishije gusenga, nari nzi gusenga guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba gusa, aranyigisha ati no hari n'ahandi ugomba kugera, anyigisha gusenga iminsi 3 nanywa n'amazi. Twebwe icyo gihe niyo wamiraga amacandwe wumvaga wakiraniwe. Si ibi by'Iburayi batwigisha ko, ariko ni nabyiza reka ne kuvuga ngo ni by'Iburayi, ariko twe twakirijwe tutabikora, batubwira ko ugomba kunywa amazi kuko umubiri ubu yakeneye. Ariko icyo gihe ntago twe twanywaga n'amazi, ariko yaranyigishije mva ku gice cy'umunsi senga iminsi 3, kandi iyo minsi 3 haleluya nayigiriyemo imbaraga. Uyu munsi wa none zikinkurikira. Haleluya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero Abisirayeli babwira Yosuwa bati Imana yadukoreye ibikomeye twarabibonye, yakoze ibimenyetso n'ibitangaza twarabibonye, yaturindiye bene wacu twarabibonye, yatugiriye neza, ni nayo iri kumwe nawe, nayo ikugirira neza, iracyakora imirimo, uyiringire kandi Imana iduha umugisha. Wowe utaramenya rero ibyizi nkuru turi kuvuga, ese iyo Mana muvuga koko ni reyeri, ese iyo Mana irafatika? Nagira nkubwire ko iyo Mana irahari, iyo Mana irafatika. Niba utarayakira, niba uteremera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, umubwire uti Yesu nanjye ndashaka kukumenya, ngwino winjire mu buzima bwanjye, ngwino umpindure, ngwino ungire igikoresho cyawe. Hariya mahoro abantu b'Imana bavuga ngewe narayabuze, ngwino nanjye uze mu buzima bwanjye umpaye amahoro. Kandi niba iyo nzira waragezeho ukayibagirwa, Satana akakurasa imyambi, ugateshuka ukagwa, ukoreshe rya jambo rivuga ngo niyo nagwa nzabyuka. Haleluya, ubyuke wongere ujye ku mavi umubwire ati Mwami narakubabaje, natandukanywe nawe, umwanzi yandashe umwambi, urampinguranye, urankomeretsa, ariko ndabyutse nongeye kugushaka. Uwiteka akicaye ku ntebe y'imbabazi yiteguye kukubabarira. Imana rero kugire neza, dukorere Uwiteka tutaryarya, twe kuba abakristo ba dimanche basa neza bahimbaza gusa, ariko nitugera mu ngo cyangwa nitugera hanze tuba abandi bantu, ahubwo dukorere Uwiteka tutaryarya. Aho tujya hose bamenye bati aba bantu ni abantu b'Imana, abantu bavuga bati uyu nguyu ni umuntu w'Imana. Aho mubonye hose umere nka Daniel, ngo bamushakagaho impamvu, baravuze bati nta mpamvu twamubonaho, ngo baragerageje ngo barebe ko bamubonaho ikosa na rimwe, bararibura. Haleluya, ndasenga mu izina rya Yesu ngo natwe nibatureba batuboreho ikosa, batuboreho amafuti, bavuge bati aba ni abantu b'Imana, abangaba bo barakijijwe, abangaba bo wabo ni mu ijuru, niho bategereje umukiza ko azaturuka, bibatera ishyaka nabo ryo gushaka Imana. Tuba abakristo aho tugenda hose, tuba abantu b'Imana aho tugenda hose, dukorere Uwiteka tutaryarya aho tugenda hose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro aho tugenda hose, kuko twibuka imirimo yadukoreye, twibuka aho yatuvanye, twibuke uburyo yaturinze, turi mu kaga, turi mu ntambara, turi mu birushya, twabuze uko tubigenza, aratutabara. Yagutabaye mu byawe, nanjye ntabara mu byanjye, mfite ubuhamya bwanjye nawe ufite ubwawe, ariko ntiwibagirwe. Kandi biragatsindwa kumwimura, biragatsindwa kumukorera turyarya, biragatsindwa gukorera Imana za basogokuruza, biragatsindwa kugendera mu byaha ba data basogokuru bagendeyemo, biragatsindwa. Ahubwo dukorere Uwiteka tunezerewe, kandi azaduhemba. Petero arabaza ati se twebwe twagukurikiye tugasiga abacu, tugasiga ibyacu, bizagenda bite? Arababwira ati wasize ibye akankurikira azabikubirwa 100. Kandi uretse n'ibyo ngibyo hari ubugingo buhoraho, hari ubugingo buhoraho. Mwene data, wowe ufata umwanzuro wo gukorera Uwiteka utaryarya, wowe ufata umwanzuro ati nubwo ndi mu birushya, hari ibinduhije bihari, ariko niringiye Uwiteka. We wabanye n'Abisirayeli, we wabanye nanjye mu gihe cyashize, we wabanye n'umuturanyi wanjye, we wabanye na mwene data, we wabanye
n'ubuhamya numvise kuri YouTube cyangwa ahandi hose, aracyari muri business nanjye yangirira neza. Uwiteka rero azakugira neza, tumukorere tutaryarya kandi azajya duha umugisha, kandi nyuma y'ibi hari ubugingo buhoraho. Ndasengera umuntu utarakwakira mwami kugira ngo umucire inzira, uvugane n'umutima we kugira ngo akwemerere mwami, umubere umwami n'umukiza. Kandi ndasengera uwari uguye azize ibyaha, azize ku mwanzi yamurashe mwami, ngo mubyutse mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndasengera uri kunyura mu kigeragezo runaka ngo umuneshereze Mana. Kandi ndasengera umuntu ufite intambara zitari zimwe mu izina rya Yesu Kristo ngo umurwanirire kandi umumurikire kugira ngo abone umuryango anyuramo kugira ngo asohoke mu kibazo arimo mwami. Urakoze kugira neza, uri Imana y'ibitangaza, uri Imana y'imirimo. Turakwiringira kandi twarakubonye Mana, tuzarushaho kuvuga imirimo yawe itangaza. Nugirira neza bene data, urakoze. Cyubahiro n'ubutware byawe mu izina rya Yesu, amen.